Munyirabasaba. Aramutse wa mugabo. Bite shaka? Ni byiza. Twari tuje gufunguza. Funguza nde? Aha ari kuri station ya polisi. Nyine twari tuje gusaba ubufasha. Umubyeyi wanjye afite ubumuga bwo kutabona. Natwe nuko amafaranga yarabuze ntitukiyabona rwose. Biragenda gute? Muvandi uko kwaburamo n'igihumbi cyangwa 500 umuntu akagenda akagura irindazi. Nayo. Ibyo ndazi funge naririye koko. Ntabyo tuzi. Ntabyo nari. Webwirwa n'iki kutaririye? Ako mwagiye mureka kubeshya. Nese mujano kunyemeza ukuntu nariri ndazi naririye. Vugisha ukuri nyine turakugira iki? Ushobora no gusanga utaririye ariko ukaba nta mafaranga ufite yo kudufasha. Yego nuko bimeze ubundi ndeke no guca hirya no hino. Bize ngo amafaranga uranayafite. Ariko ayo kubafasha ntayo. Natweretse ayo ufite. Aha hari nabeshya. Suri gukina natwe. Ukadurungira ukubaza. Umuryango wanjye ngo ngende gukina nama. Ni wowe nyine hari undi uhetse se. Namumvire ku muryango. Turabyanga. Ngo mumvire ku muryango. Nanjye ndakubwiye ngo turabyanze. Urandurira umuginga wawe. Turabyanze none ukora icyo ushaka. Wa mugabo we. Wabwiye umwana wawe akabanya amarere. Wabimubwiye kare wowe ureba. Utareba se ni wumva. Agumvisha utugamba avugira. Kureba gusa se no kumva sinumva. Tumva se uri kusubiza ibyo utumvisha. Ndi kwimagine. Sha urumva. Ubu se nawe uri kunyumva. Yewe mugabo. Afite kuri phone mufite code irahari. Abirika. Mugwi wa handicap. Ibyo byo mbyumvishe kuko bivuze inyegereye. Wa mugabo ko ndi bugukeka. Uranyeka iki ko n'urumogi nekeye kurucuza kuva bamfungura. None ndaguhamagara ukanyihorera. Ntaho ndumva. Navuga amafaranga ukansubiza. Ubwo uri seriye? Nanabaye seriye amaso ubwayo yangira seriye. Sha ura muntu wangonza ngatuma mbura amaso yanjye yarampe muki. Mani zayi muhembere. Muvandi nangaho duhase ngo tumenye izindi no tujye gusaba ngo nizingahe. Narenza desa se. Uri mukiye mugenzi wawe muturanye neza nawe tumugereho. Ushaka ngahe ku buryo mudakomeza kugenda mutesha abantu bose umutwe. Ubundi target y'umunsi abari 2020. Impumyi. Uyu munsi tugomba gutahana 2020. Numva mwabigize business. Ntago ari business. Nureba neza ugasanga ahubwo ari umugisha ndi kugenda mbahesha. Nese numfasha Imana ikabibona ikaguha umugisha. Urumva atari njye uzabuguhesheje uwo mugisha. Uwanjye bureke narebe nawe nshaka. Hari umuntu kuri isi udashaka umugisha se? Arahari. Igiye. Ibyo utawushaka. God have mercy upon us. Ushaka kamunari. Ko nakashaka. Wowe ushaka gutuma umutwe nakubona. Si umuntu afite ikintu kimwe ashaka gushaka iki se? Papa ariko yatinze. Ubu uzadesa ntago tuzemera. Ntagire sense. 200 niyo mfite. Uzuza 500 sha. Ntugatanga amafaranga y'igice. Muvandi muri Bibiliya yaranditse ngo umwana ni umutware. Byanditse. Ntabwo naho byanditse cyangwa no kuba byanditsemo. Ni ukuba byanditsemo naho byanditse. Ibyo ni ibibazo si ikibazo. Ikibazo ni ikihe ko ariko nakubajije. Okay ntacyo. Kuki ukinisha abantu? Muvandi urabona ndakuruta. Ntabyo mbona. Wavutse ryari? Ngiye ni muri 1980. Papa mfunguriye. Abantu barakura. Mukaba dufite amasura y'abana mugire ngo turangana. Uretse katubundi. Wavuze ngo wavutse muri 2000. Uri kumwita Papa. Isobanure rero. Uyu mwana wamubyaye ryari? Ni ngombwa. Mwana wese saba ari uwo wabyaye. Wenda naramwadopse. Nawe ukeneye uko adopta. Uzamuha iki mbura nawe usabiriza? Saba ariko sinsabiriza. Abo udasabiriza wari kuba wavuye hano. Njya nabwira ko nta mafaranga afite. Ariko utazanadusuzugura ngo turasabiriza sha. Papa twigendere. Nijoro urararira amashuka se. Uvandi turi gusabiriza ahubwo na cyane. Uzanyizo desa ahubwo mukanya utanisubiye. Nirago nakisubira uko nazibemereye. Ariko nimukomeza kuntesha umutwe ndisubira. Uri kubyumva? Jesus! Ariko kutareba. Kumenya hari Ukoresha ubwenge ntabwo buzashira. Urumva nawe bikumumuro y'umwana wawe. Yo. Ureba kuvuga nk'utabyemeza. Ntabwo byemeye n'ubundi. Urakimaho. Ko shaka do. Papa we nagareba. Nagabona nyine. Nese ubu naba mbona. Kwirwa ngenda nzirira mu bantu ngendanye ngo nimbasaba ubufasha bikamarira iki. Ngiye mubaza. Imbaza nakubajije nyamuneka. Ubwo nsubiza. Okay. Mwarika nkaba amafaranga nabemereye ubundi tukareka gukomeza guterana amagambo. Hari ikibazo se? Kirahari. Kuko utwo ducoro ugiye kuduta zongeraho amagambo. Uvuga ngo abana arabafashije gwiki niki. Byongeye wese amafaranga yanyu nayabahaye hari icyo byabitwaye. Kuvuga ko nabafashije se ni ikibazo kandi nyine nabafashije. Ni ikibazo tutanakenda. Ariko ndongera kumvuze ko kudufasha ari ikibazo. Cyangwa mu kugenda wivuga ikintu cyose wabwira umugabo gituma zira desi zitagira mu mufuka wanjye. Kirakunogeye. God have mercy upon us. Dusuzugure tumureba.
turare turebana none. papa njye nanaburaraho kugira ngo Uwo ni wowe. Siniteguye kuburara. Turumvikana. Niyo kareba nka negide general taramuyoja bwenge. Bose desa azanira. sawa Ariko nibivuze ko unabonye narenze desa utayaza. nayo Nayo se warebye mu cyumba hose urayabura. andi mbi ko desa nyonagaruye nijoro njya guhaha Shaburi n'umunyenza. Desa ntabwo zarenga. Umuntu ujya guhakemera ko bamugarurira desa. nayagaruza kugira ngo wowe yabuzeho icyo ushaka umucuruzi yakigura. Ngaho genda nayo desa ntawe. papa wemeye gusuzugurwa kuri desi Wagabanyije amagambo wa gipiki. papa ntabwo nari nzi ko ibintu ari wowe wakemera ko babigukorera Ibiki se? gusa uko twagenda tugasaba na hahandi ejo twasabye bakaduha igihumbi Bakatwongera se? abana twongera da aho gusuzugurwa n'uyu mugingo Basikura abantu ntabwo bongera. Waguhaye wakongera. none se yaguhaye imana ntisubiza aho akuye ntiyongera akoremo aguhe nyine ese ni ibintu bikomeye Umwana ni gatikira.